Iyi cano ubugingo buhoraho igamije kugira ngo igeze abantu bose ubutumwa, ibabwire ko bakwiye kwihana bakava mu byaha, bakava mu bibaremereye, bakareka amaganya y'isi, bamenya ko bafite umucunguzi wabakunze. Ibiri Imana ubwayo nubwo ari umuntu ariko yadukunze ikunda gutirenga. Reba nawe kugira ngo abantu bakora ibyaha nangize basange mu byaha, ize ibashakire imyambaro, izibabwire ngo umusaraba uzabacungura, noneho inarangize iboherereze umukiza avuye mu ijuru, avuye iburyo bwa se. Imana igize umuntu uze kubana natwe. Abantu benshi twemera Yesu ko ari Imana yigize umuntu, ariko wenda n'abandi bavuga ngo Yesu ni umwe mu bavuye mu ijuru, ariko twe tumwemera nk'igitangaza. Ariko bo Bibiliya nayo igaragaza Yesu nk'igitangaza. Tuzabereka ahantu uburyo Yesu ari Uwiteka. Uyu munsi ntabwo tubuze kubigeraho, reka twihute. Umunsi yakuvuga kuva gukikizwa ngo uyu mu gitondo imbuto z'ineza. Kaduhere kuri Yesu muri Matayo igice cya 3:4 uhereye ku murongo wa 14. Yesu yigisha i Kaperinawumu. Bwari ubwa mbere Yesu hari yatangiye kwigisha. Bwari ubwa mbere cyigisha, ntabwo bwari ubwa mbere wenda muri yasomaga mu muzingo mu sinagogi ni Yerusalemu akaza gusoma, ariko cyigisha cyabaye nk'icya mbere yaratangiye. Matayo igice cya 4 ndetse kimeneka no muri Mariko igice cya mbere mirongo 14-15 na Luka igice cya 4 mirongo 14-15. Aya ni amasomo agaragaza neza uburyo Yesu yatangiye umurimo wo kubwiriza. Aragendeje imbere y'abantu, bumva afite ishyaka ryo kubabwira, afite ubutumwa ni nabwo bwatugezeho. Haleluya. Yesu yaravuze ngo ibyavuzwe umuhanuzi Yesaya bisohore, ngo mu gihugu cya Zabuloni na Nafutali hari hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani ni Galileya y'abapagani, abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikiwe n'umucyo. Yesu ahera ubwo tangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu yavuze ngo ubwami bwo mu ijuru buri hafi, kuko yari kubona ko ari muri bo, kandi nawe yari ubwami bw'ijuru ari gutangiza. Kuko natwe ubu ngubu turi mu bwami bw'ijuru nubwo turi muri iyi si, ariko ni mu buryo bw'umwuka, ntabwo turi mu ijuru koko, ariko nyine igihe kizagera tujye no mu ijuru. Hari abantu baje bigisha ngo imperuka ngo igiye kugera, umuntu akaba babyigisha cyane ko kamenetse guhinga ahari. Oya, ntabwo wamenya. Simba batangiye kuva imperuka mu gihe cya Pawulo, ubu ngubu bivuze ngo Yesu ngo igihe kiragiye, ngo dozaza ntazatinda, ngo none ngo igihe byarangiye, yarinze kongera akamara imyaka 90. ubwo abantu baba bari he? Reka rero tugiye kuvuga ku bantu barwanya ishyaka, ahagiye bavuga ubutumwa buheruka. Bagiye guhera ku mwana witwa Bili, izina bavuze Bili ngo umwana muto wagiye urwanya ishyaka, kuvuga ati ngiye gutangira kuvuga ubutumwa, ngiye gutangira gushaka amafaranga. Yabona kuva gusengera munsi y'igiti cyangwa se mu ishyamba biramubabaza. Umwana avuga ati ngiyewe kubona abo nta kintu bari kuvuga, nta bushobozi abantu bashobora kuba ku rusengero, rero utangira gushaka amafaranga. Umwana yaragiye atangira gushaka amafaranga, atagafuka yakambara mu ijosi, kenshi yagiye agafite, yanakora udufaranga yabikora umuntu akazi bakamuha $1 cyangwa agace ashyiramo. Umwana ashyiramo, ashyira ikigero runaka, umwana amaze gushyiramo, nuko hanyuma umwana aza kugira impanuka, uburwayi buramufata, ararwara arapfa. Nuko apfuye, abantu bamenya inkuru ye ko ari umwana wapfuye, kandi yari afite umugambi wo kuba ku rusengero. Abantu benshi baraza muhamba, bababwiye inkuru bararira, nuko inkweto baravuga bati n'ubundi umugambi umwana yavuze urusengero bagomba kubakwa aho hantu, yari ashaka ko waba kuba rwubaka, n'ubundi abantu mwisakasake murebe icyo mufite. Abantu barisaka bateranya amafaranga menshi,
abandi bariyemeza amafaranga barateranya urusengero bahita barwubaka. Haleluya. Ubu natwe turi gutangiza iki gikorwa kugira ngo abantu benshi nimara gukanguka nabo bazaze bumve ko bagomba kubuza ubutumwa, bakangura abantu, bakihanisha abanyabyaha, bakihanisha abihebye, bakihanisha abatazi Imana, bakihanisha abandi bantu batazi ibyo barimo. Hari n'abazi ko bari mu muco batawurimo. Ubu ngubu gusoma nabo bibagira akamaro. Iyo kongera kuvuga umuntu witwa Luteri, uyu muntu witwa Luteri hano aboneka ku gice cya karindwi ku gice cya 48. Abantu rero batubwiye kuri bazi y'inama mu bitabo cy'intambara ikomeye 88, uyu mugabo Luteri uburyo ari mu kardinali kandi afite n'abantu, hari n'abantu benshi yahise ahindura muri icyo gihe b'abapadiri n'abasenyeri, ariko abo bantu cyatumye bahinduka nuko basobanurira uburyo ki bakabirije inyigisho zigahinduka zigahindukamo izindi zizakomeza kuba nk'inyigisho zari zikenewe zitwa ngo gutsindishirizwa kubw'imirimo yitwa n'amategeko. Ntabwo yatubaye umuntu atsindishirwa n'imirimo no kwizera, ntabwo umuntu atsindishirwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Kuvuga ngo umuntu ngo woweho muri ukora ngo ibi ngibi ngo uzakizwa, niba witanga umusenya amafaranga menshi ngo uzahita ukizwa. Icyo bita indulgensiya, amafaranga batangaga menshi, ibintu byose biramugora. Hari ibyo bavuga ngo ubudahangarwa bwa papa ngo uwera, umuntu nkawe mwene bana ku isi, byabona ko bakoye cyaya bakira urubanza, ibyo ntiyabyemera. Penitensiya nayo arayibasa ati ubundi nta muntu ukiza undi ibyaha, ibyabyizwa na Yesu. Atanga amasomo menshi, arongera aravuga ati umuntu wese azakizwa no kwizera kwe, umuntu wese azabazwa ibyo yakoze. Yongera gusubira mu masomo menshi ntabwo tubuze kuyarondora aka kanya. Uwo Luteri nawe yatubereye intwari. Haleluya. Ibi byose tumaze kuvuga rero natwe turebe ko wazaba intwari. Ese nawe uzaba intwari? Ese nawe uzavuga uti uzakeneye kumenya ukuri cyangwa ukeneye kugendera ku byo wasanze ababyeyi bawe bavuga? Nimba ababyeyi bawe barizeye bakizera ahantu runaka ubwo mu birarangiye, bicara bakwigisha utahe, ese uzabifata biri usome nawe urebe igikwiriye ugikore izina rya Yesu. Haleluya. Nimba ubonye umucyo musha ukurikire. Twese twavukiye mu matorero atandukanye, sibyo? Nkatwe twagiye twiga teoloji, tugakurikirana amasomo n'amayobokamana menshi, tukamenya ngo naha bavuga gutya na gutya, ariko abantu benshi ntabwo bayizi. Ubu twamaze kumenya neza yuko abantu bose itorero barimo bumva ari ry'ukuri. Abayisilamu ubundi wababaza ninde muntu usubye abayisilamu kazi kwambara neza? Ninde muntu wasomye? Ninde muntu usomye mwene mu bantu tuzi neza ba ADEPR bapane kote ninde bantu barusha kwambara neza? Ariko turibaza inyuma bagaragara neza. Ese koko no muri ikintu tugiye kwibaza ari kimwe, ese koko ubutumwa bafite nibwo dukeneye gusa? Birashoboka nibwo Islam gusa dukeneye, nibwo ADEPR gusa? Se abadivantiste batukomeza amategeko y'Imana kugira ngo bamenya kwa Yesu. Ese hari ibyo birahagije gusa komeza amategeko y'Imana biragomba kwa Yesu? Ese urukundo uguhangaho rurimo? Katurebe ko urukundo rurimo, katurebe yuko nta kintu kimwe kuko bica. Ese koko bahamya Yesu cyangwa babivuga ku rurimi gusa? Ese koko guhamya kwa Yesu birahagije kugira no kubahiriza amategeko 10 y'Imana? Icyo ni cyo kintu tugomba kurebaho. Ese tugiye kureba ku bandi bantu bitwa abangirikani. Abangirikani nabo baravuga bati ese koko kwizera biraduhagije? Kwizera ubuntu bw'Imana muri Yesu gusa, by'amategeko ntago bitureba? Hari amatorero menshi batuzi ibyayo. Hari n'abandi bantu nk'abazoroasta nabo bafite ibindi bizera, ariko iyo bavutse bane mu buryo shabuja n'umuhanuzi w'Imana, intumwa y'Imana, bawumva utaramenya ibindi rwose watakaramo. Bavuze bati
ababudisiti bavuze bati Buda yari umuntu wahawe iyerekwa intumwa y'Imana, niwe ntumwa ikomeye gusumba izindi. Uravukiye mu babudisiti utaramenya andi makuru, nubwo wakumva bihagije, ariko twebwe kubera ko twize isomo ryitwa religion compare cyangwa se kugereranya amayobokamana cyangwa se kugira guhuza amadini, avuze ngo reka twumve amadini byayo noneho twe tuzahitamo. Ariko ikintu gikomeye cyane amadini bose bahuriyeho, amategeko y'Imana, nta muntu n'umwe uzigera bigisha kuvuga ngo mwice muri mwe ngo agire umugisha, niyo ryaba ryoroshye gusumbya ayandi. Kubera ko muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 17 na 18, na Yakobo 2 umurongo wa 10 na 11, nta kagira umuntu ukuramo na rimwe muri aya mategeko cyangwa kure inyuguti imwe, niyo kaba kitso ku mategeko. Noneho iki cya kabiri, abandi bati abantu kuvuga amategeko, imirimo itegetswe n'amategeko gusa, ahubwo reka twongere tuvuge ikindi kintu. Abandi bakongera bakavuga bati ibi byo kwizera amategeko ati ntabwo ari ngombwa, atavuga reka tugire uguhamya kwa Yesu, kwizera muri Yesu Kristo. Abandi nk'abantu bitwa abayahudi baravuga bati twizera amategeko ya Mose, ayo ngaho arahagije, ndetse ntibafite n'ibitabo by'isezerano rya kera gusa. Ese koko turekera aho ngaho? Oya, ngubu tugiye kugendera kuri ayo mategeko kuko ari ay'ukuri. Twongere turebe yuko guhamya kwa Yesu koko ni gute. Yesu ni Imana, Yesu yaradukunze, natwe dukunda abandi. Yesu yaratwigishije, sinaka kwigisha abandi. Cyavuze ngo mugende mubwize ubutumwa bwose, mugende bukwira isi yose, kandi ubwo butumwa buzakwira isi yose bw'Imana kuzahera ku isi. Ese ubu butumwa buzakwira ku isi yose koko? Kuba turebye twe dufate nko ku bakristo, usanga bitenze miliyari 12 ziri ku isi, kandi ubwo navuze amadini yose ya gikristo, ntabwo navuze abadivantisite, ntabwo navuze abadeperi, ntabwo navuze abandi abagatolike. Bene abakatolike mu bakristo nibo benshi, ariko nabo ntibarenga ntibagera no kuri miliyari. Ni ikibazo, ntibagera ku gice cya miliyari, sinzi ko bakirengeje. Niyo bagera miliyari 1 ntabwo ubutumwa bwa burangiye, nabwo baba ari bakeya, kuko miliyari 12 ni nyinshi. Ese biramutse abayisilamu bakagera miliyari 2, ubwo abandi bose baba bazarimbuka. Baramutse se ari abayehova, ubwo ibihumbi 100 bafite, miliyoni zingahe turengeje miliyoni 20, ubwo nizo zaba zajya mu ijuru gusa, byaba ari ikibazo. Bibaye abadivantisite gusa, ntitwarekera Yesu agahitaza, ubwo ibihumbi bitarenze, ubwo avuga miliyoni zingahe, cyo kuba miliyoni 24 ubwo nizo zajya mu ijuru gusa, cyangwa miliyoni 930 dusema n'abana babo, nangwa miliyoni 40 muri miliyari 13 zaba zihari. Ese ubwo abantu baba bageze ku ntego? Oya, isubizo ni uko abantu bose bagomba gukanguka bakagendera ku mucyo. Iyi ni ya channel Ubugingo Buhoraho TV, iyi channel igamije gukangurira abantu kumenya umucyo no kugenda ku kuri. Niba wemera ukunda Yesu, menya ngo ufite 1/2 cy'ibindi byose. Niba ufite guhamya kwa Yesu, niba wemera ko Yesu ari umwami n'umukiza, ufite 1/2 cy'ibindi byose uzakenera kwizera. Haleluya. Ibindi byo birimo kwitwara neza no mu mategeko biba no mu mubiri, ntabwo turabitindaho. Murakoze, ciao. Reka dusoreze aha ngaha, ariko tuzakomeza no ku bindi byigisho bitandukanye.